Twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikiye The Fashion TV. Turasuhuza abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, impande enye zose z'igihugu cy'u Rwanda. Aha ntago turi bwibagirwe abantu mutuye muri United States of America. Turabasuhuje cyane, turabibona ko mujya mukurikira amafashoni yacu kandi turabibubahira. Mujye muzireba muri benshi, Imana izajya ibaha umugisha. Ndasaba wowe wakoze subscribe gukora like, share na comment, cyane cyane share, musharinga izi video kugira ngo zijye zibasha kugera ku bantu benshi. So ahangaha rero impamvu mbanje gufata akavideo gato ni ukugira ngo ngende nsubiza ibibazo bimwe na bimwe mwagiye mwibaza ku kijyanye no kuri modeli. Hari abantu benshi bagenda bafata nimero zanjye bakaza inbox cyangwa kuri WhatsApp bakanyandikira bambaza ibibazo bitandukanye. Natekereje rero kuko hari na benshi batanyandikiye, ndavuga ngo reka babyanditse hano muri comment, mwihanganirwa grippe, ndavuga ngo reka mbasubirize muri rusange. Ndabanza ku kibazo cya mbere. Umwe yarambajije ngo ese uramutse ngo ni ukubera iki umuntu iyo adoda ngo iyo arimo kudoda ngo indodo nyinshi zipfundikamo hasi mu mashini. Iki kibazo cyaransekeje mu ruhande rumwe, ariko ndavuga ngo kubera ko nanjye ndi umu fashion design wenda namusubiza ku bumenyi bukeya mfiteho. Ahangaha impamvu hashobora kuba ari ukwafira kutagenze neza. Igihe urimo urafira, kuko byanga bikunda umuntu wambajije iki kibazo ntabwo ari umuntu umaze igihe mu budozi cyangwa se muri fashion. Aha rero biterwa, hari igihe uba wafiye nabi. Bishobora kuba urudodo waruzingiye muri kanete nabi. Bishobora kuba, by the way, ntarasubiza ibibazo, nagira ngo mbabwire yuko iyi video iri bukomeze, umuntu uri buyirebe ntayisimbuke. Ngiye kubahamo modeli zo turibaya dushyashya mfite, ni dukeya ariko turimo dushyashya mfite. Rero ntuze kurambirwa ino video ngo wenda ngo nuko ngo yo itarimo modeli, harimo modeli z'amaribaya. Ntuze gucikwa, ntuze kutayireba. Rero icyo kibazo, nkomereje kuri icyo kibazo, uwo muntu namubwira, hari igihe biba ari ukwafira nabi, hari igihe munsi haba harimo ikibazo. Noneho hari ikosa abatayeri benshi mujya mukora ntimugire. Hari ikosa abatayeri benshi mujya mukora, imashini yanyu ntimuyifungure hariya mu menyo ngo ukureho kano kabati ko hejuru ukuremo imyanda iba yagiyemo, kuko iyo harimo imyanda myinshi bituma imashini itadoda neza. Rero bisaba byibuze nka rimwe mu cyumweru kugira ngo ufungure kano kabati ko hejuru, kano karinganiraho amenyo. Nurangiza nzabibereka, ubu ngiye kubibabwira muri theory, ubu nzabibereka muri pratique. Ndaje vuba ndakora video mbibereke uburyo umuntu akorera isuku imashini buri cyumweru. Iyo ubikoze gutyo, ikindi wenda nka nyuma y'iminsi 3 buri gihe wajya gutaha uvuye mu kazi ukarazamo amavuta, ukaraza amavuta mu mashini. Icyo gihe imashini yawe ikomeza imeze neza cyane. So uyu munsi ndasubiza nk'ibibazo 3 kubera yuko ibindi numva nzabikorera video muri pratique nkabibereka. Ikindi kibazo cyarambwiye ngo none se izi modeli ni buri muntu wese wazishobora kuzidoda? Iki kibazo kiroroshye cyane. Buri muntu wese ufite ubumenyi buhagije mu kudoda modeli zose yabasha kuzidoda. Atabibasha
akagerageza akegera umuntu uzi kudoda. Hari ikosa abatayeri bamwe mujya mukora, ugasanga umuntu ufashe moderi wenda tuvuge y'iribaya cyangwa y'ikanzu y'umukiriya, aho kugira ngo uyifate uyikinireho wowe ubibona neza ko nta bushobozi ufite bwo kuyidoda, gerageza wegere mugenzi wawe umuhe amafaranga makeya ayikudodere, bityo ayikore mu buryo umukiriya atari bubone ko wayidodesheje ahandi, bityo umukiriya naza yishimire umwenda we, yishimire serivisi wamuhaye, bityo nawe bikongerere ubumenyi bwo kuyikora. Aho kugira ngo ugende uyikinireho uyice, mwice imyenda y'abakiriya rwose, oya oya oya, mujye mugenda muhe bagenzi banyu akazi babisobanukiwe babashije gukora ibyo bintu, hanyuma umurebereho nawe ubutaha uzabikore neza. Nibyo byiza kurusha uko wakwica umwenda w'umukiriya. Igihe wumva nta bumenyi ubifiteho buhagije, gerageza ubwo bumenyi ubushake muri icyo gihe utari wabubona, waba utanga amadevize ugahereza mugenzi wawe ubisobanukiwe akabikora, ubundi ibintu bikarushaho kugenda neza, ugatanga umwenda muzima. Ikindi cya gatatu cyarambajije ngo ese kuki uhenda? Nabibajijwe n'umuntu wari umbajije ku kijyanye n'amaribaya. Guys, reka mbabwize ukuri, buri moderi yose nziza ubonye n'abakiriya babasha kugera kuri Dede TV show, kuri Dede Fashion TV mu byumve, igihe cyose uhise ubonye umwenda ukabona ni mwiza cyane, mbese uragukuruye, uri kubona ari umwenda urenze. Ushobora kuba uri mu itisi ihenze, ushobora kuba uri mu gitenge gihenze, cyangwa se uriho ibikoresho byinshi bihenze. Ntukumve rero ko nubona moderi irenze, moderi ya danje, ukunze ukumva nyine urayikunze, ntukumve yuko uzayishyura amafaranga make. Ibyo bintu abanyarwanda mukwiriye kubihindura. Numva nzakora ibiganiro nka 2 bisobanura ibi bintu rwose. Umuntu ashobora kutaguhenda bitewe n'uko ibintu yabonye bikenewe kuri uwo mwenda ari bikeya, ariko ntago wambwira ngo urebye moderi y'itisi ihagaze 25,000 metero imwe, ngo nurayiza ngo umbwire ngo ndaguha 10,000 cyangwa 20 ngo kugira ngo iyo kanzu uyidode uyimpe. Ntago iribaya riri bujyeho ibikoresho by'10,000 ntago wambwira ngo njyewe ndafata 8,000 kugira ngo ngushimishe, ntago bishoboka, kuko urumva already mba ndi kugwa manka. Rero abakiriya bajye babyumva, batayeri namwe muca amafaranga make, ibyo bintu mukwiriye kubisubiraho. Ndumva aha hantu nzahakorera ibiganiro bitandukanye, nzajya nkora ikiganiro gito nindangiza ngira inama abantu, nindangiza nshyireho n'utumoderi dukeya. Ndakeka bizajya bigenda bifasha, sibyo? Hanyuma rero reka mbe ndekeye aho ngaho kugira ngo video itaba ndende, murebe na video zigiye gukurikiraho. Video igiye gukurikiraho nafatanyije n'iyi ngiyi y'amaribaya mashyashya mfite. Hariho amaribaya mashyashya. So thank you for watching. Ndabashimira mwebwe, tumaze kugeza mu 9,180 by'abasubscribers. Ndabashimira cyane, Imana ibahe umugisha mwese kandi mwaguke muri byose. Thank you for watching. Bye.